utekereza ukuntu ungana ngo nturakora. Nuko mu kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Ken Vibes. Tuhereye mu Rwanda turaza kubabwira ko mu karere ka Kicukiro Ken akunda kurya cyane, akunda ikintu cyitwa ibiryo bro. Ubundi iyo wamuhaye ubugari n'ikintu bita inyama. Mu kinyarwanda bugiye kugezwaho ntakebye Fedire Tabitusi. Reka tubanzwe ni ku Nzima TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ni umusore mwiza w'ibogari uri aho ngaho nyine afite byinshi yaradusangiza ku bijyanye n'ubuzima bwe. Ndakwifuriza gukurikirana ikiganiro kugeza kirangiye. Wibuke gukora share, subscribe and comment, nabyo birakenewe. Big brother. Komera cyane. Bimeze bite? Ni fresh, biracamo. Ni fresh nare. Ewana, uyu munsi rero nifuje ko tuza kuganira. Ndagira ngo ubanze ubwire abantu turi kumwe nande. Yeah, what's up Bombokati, my name is aka Mr. Kenny Pull Up Vibe. Ngiye bundi banyita MC amazina yanjye kabisa. Ushatse unyita Kenny Vibes cyangwa se Mr. Pull Up. Nishimiye kuba kuri channel yanjye kabisa. Ewana, ni karibu, ni karibu. Uyu munsi turi kumwe na Kenny nk'uko abivuze, muramuzi, mukunda kumubona ahantu henshi hatandukanye, ariko abenshi bibaza Kenny Vibe ni muntu ki? Yeah. Kenny Vibes ni umutipe w'imyaka 20 kuzamura. Wiga muri kaminuza IPRS cyangwa se RP Tumba College, Mechatronics. Yeah, ni umutipe rero udakomeza ubuzima kandi ukunda ibintu bijyanye na entertainment. Ni karibu rero aha ngaha tugiye nk'uko ukunda ibintu bya entertainment. Ndagira ngo wenda hari umuntu twabwiye ngo tuzazana Kenny Vibe, aratubwira mutubarize ikibazo kimwe, mutubaze naho umuntu ashobora kumusanga wenda ku mbuga nkoranyambaga, ibyo akoresha, tumenye Kenny Vibe tumusanga ariko tubusanzwe tumukunda. Yeah, na byadanje cyangwa se nani bikaze, urumva twese tuba turi urubyiruko kandi tuba tugomba gusapotingana kugira ngo nimba ari ikintu umuntu ashoboye bagenzi be nyine bamusapotinge. Ntacyo babitwaye, abari ibintu bya social media no support niba ikenewe muri make. So social media zanjye ni Mr. Pull Up kuri YouTube channel nanjye, bisanzwe IG naho ni Kenny Vibes, Facebook kabisa. Ubwo abantu turaza kuyibashyira munsi tuyipininge, barajya bayigeraho bahite bajyaho. Noneho uyu munsi nifuje kukubaza, ese Kenny Vibe iyo yambaye neza aba yambaye iki? Yeah, no kuvuga ngo mu bisanzwe ngiye bundi nkunda kwambara classic, nuko nanungu uyu munsi nyine nta nyambara iyo ngiye nko mu bintu bya ceremony, y'agashati, agatise, agakweto nyine ka fresh kamwe ka classic. So mu bisanzwe koboyi, t-shirt nibyo nkunda. Nibyo ngibyo. Mu bintu bijyanye no kurya akunda iki? Ken akunda kurya cyane, akunda ikintu cyitwa ibiryo bro. Ubundi iyo wamuhaye ubugari n'ikintu bita inyama. Ndabikubita ndabikubita ukavuga ati se, ukavuga ati se mutipe arimutse, ukavuga ubugari ukajya ngo nkweho ubwanjye. Ariko abantu bita kwimura abo musangiye. Yeah, abantu benshi nyine bakunda kuvuga ati ntera peti, ariko si ugutera peti, urahangaye ndakwemeza. Ushobora kwisanga umuntu atariye kandi muri kumwe. Noneho Kenny Vibe ni umuntu ukunda wenda kurya mu bintu bijyanye no kunywa. Kunywaho kubigeraho ugaseka, nagakoma ni iki? So muri iyi minsi nabaye ibintu bisembuye nabaye mbiretse. Mbere ndabifataga ariko n'ubundi nasanze nabishoboye. Bonye udashoboye ikintu rero ubu uretse nanjye nsigaye nimara utuntu tudasembuye nyine bigendanye n'imitobe ino. Noneho hari undi muntu watubajije ngo tubaze Kenny Vibe, ese akunda abakobwa, abagira umusheri, bimeze bite mu bintu bijyanye na relationship zawe na bashiki bacu? Yeah, muri relationship muri mature status I'm single kugeza ubu ngubu, ariko buriya nimara gukura utekereza ukuntu ungana ngo nturakora. buriya nimara gukura nanjye nzatekereza mvuga ati byibuze ngomba kuba ntari njyenyine. Ariko right now I'm single. Right now I'm single. Ese Kenny Vibe najya mu rukundo
urukundo, Mhm. hari kiriteri afite azagenderaho, Mhm. akunda umukobwa umeze uti. So muri make ntago aba ari ibintu bya danje, Mm. si n'ibintu biba bikaze, umuntu uwo ari we wese nyine muhuje ewana urabizi nawe ntago uwo ari we wese mwahuza, sinajya kuvuga ngo umeze gutya gutya, nyine umuntu iyo muhuje imitima yanyu ikishimirana murahuza pe. hari reality imwe abantu bajya bavuga ngo iyo ubundi uri umusore munini w'ibogari ugomba kureba akantu kari aho ngaho gatoya ngo kuko buriya kugura ibiryamirwa biragora. Reka Ati hari ukuntu ngo usanga mwese muri banini bisazira icyumweru kimwe, wowe nta muri make byumva gute? so nanjye uko ubyumva nanjye ariko mbyumva, ariko nakubwira ati nawe sindafata decision yo kuvuga ngo hari umuntu turi kumwe, ariko ntekereza ko mu minsi iri imbere igihe kitari gitoya cyangwa se kitari kinini nanjye ntabwo nzaba nyiri umwe kabisa. Ntabwo uzaba ukiri umwe. Tuguma kubibutsa yuko hano ni ku Nzira Nzima TV, mwibuke gukora share, subscribe ndetse na comment zanyu zirakenewe, ndetse n'undi mutumirwa wese uhari ushaka kugaragaza impano ye, ushaka kutubwira mu bijyanye n'ubuzima bwe, tuba duhari, turahari ku bwanyu, turahari ku bw'abanyarwanda, kandi byose tubishobozwa nawe. Noneho tugikomeza turacyari kumwe na Kenny Vibe. Kenny Vibe ni umuntu ukunda ibintu bya entertainment kandi afite na role nyinshi, aho yiga, aho yaciye yagiye akora. Kenny Vibe ni umuntu wize O level superieur ameze gute? So ubundi ngewe nkigera muri O level cyangwa se icyiciro rusange, nisanzemo talent yo kuvuga amakuru, presentation, nyine present amakuru from senior 1 up to senior 3. Najyaga nkora amakuru abantu bakavuga ati it's your talent, ushobora gukomeza. Ariko najyaga nanigana n'abantu bamwe mu bastari ugiye bize mu Rwanda bakeya. So nimba ushaka naza no kugwa kapera urugero ubwo ngubwo ndabona hano ugomba kugaragariza abanyarwanda bamenye ngo umuntu wiganaga abantu y'Imana aracyayifite cyangwa bimeze bite. Nk'umuntu umwe wigeze wigana, so cyajya ngo ducishirizeho twumva. so barahari, ariko nakabanze nkubwire mu ijwi ryanjye iyo ndimo kuvuga amakuru, iyo ndi gukora presentation harya ni Inzira Nzima TV. Okay, nshuti bakunze b'Inzira Nzima TV, ni umwanya wo mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Kenny Vibes. Turahereye mu Rwanda, turaza kubabwira ko mu karere ka Kicukiro Perezida wa Repubulika yagize uruzinduko, aho agiye gutangiza irushanwa ry'amagare rigiye gutangira ku itariki 21 kugeza ku itariki 30. Yavuze ko irushanwa rizitabirwa n'abanyamahanga batandukanye kandi ko rizagira icyo ryongera ku bukungu bw'igihugu. Hamwe n'andi makuru tubaza kubagezaho mu kanya, izo zari incamake. Kabisa bro. Iyo man irimo noneho mu bijyanye no kwigana. So mu bijyanye no kwigana rero, umuntu buriya fana cyane cyangwa se ubundi mu bigendanye n'amakuru bamwita Bienvenue Damtus from RBA. Uramuzi? Ndamuzi cyane. Okay. Nshuti bakunzi ba TV Rwanda, wirubaye ko Kinyarwanda bugiye kugezwaho nake Bienvenue Damtus. Reka tubanze tubabwire ingingo z'ingenzi aya makuru yacu hari buze kwibadaho. Turaza kubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize uruzinduko i Qatar, aho yagiye guhura na mugenzi we uyobora Qatar, aho bagiye kuganira ku byateza Afrika muri rusange, byayiteza imbere. Hamwe n'andi makuru turaza kuyabagezaho mu kanya. Yari Bienvenue Damtus ribwanya. Uko wagira ngo wari waramumize, wagira ngo umufite muri wowe. Ku bantu batamuzi, nawe mwajya kumureba mukareba yavuze amakuru menshi kuri RBA, muze kuduhuriza twumve niba koko umuhungu wacu Imana yifite, cyangwa munatubwire koko niba ari we. Noneho wavuze yuko wenda high school wajya kuvuga ibintu by'inkuru n'iki, urabizi muri high school habamo inkuru nyinshi z'indobo iziki, kandi byose nk'abanyamakuru murabitubwira mu gitondo. Niyihe nkuru wigeze uvuga ukumva iratangaje? Wese unyibutsa rimwe urumva ubundi muri internet ikintu kiba kisabwa cyangwa se ikintu gikurura abantu, urumva ni ikintu kigendanye na entertainment, ibintu nyine bigendanye
urabyumva nyine imyidagaduro muri rusange. Eh, Twageragezaga rero kuvuga utuntu twose twabaye, nimba ari abantu bateranye indobo, nimba ari umuntu wakotoye, nimba ari iki, twageraga tubivuga nyine ukumva buri wese birimo biramukurura. Ariko iyo twabaga rero turi buvuge ntabwo wazaga kuri rassemblement. Hari umupeti rero waguye mu kigega, ubwo bari bavuye kurya nyine bari kubyigana, bari bagiye gutora imineke, yari nka deseri. Noneho ku kigo hari ikigega nyine, ariko kimwe kiba cyubakiye navuga cya beto kitari plastique. Umufuniko bari bawukuye ariko atabizi, aca hejuru ahita yikubitamo. Nk'umunyamakuru rero nari nabibonye, amazina y'iki byose ndagenda ndandika bati ku isaha iyi n'iyi nibwo umunyeshuri gutya na gutya. Iyo nkuru niyo mvuga ati yasekeje abantu, nanjye ndaseka, kandi urabizi ko uri kuvuga amakuru nta munyamakuru ugiseka. ugomba kuba seriye. Nanjye icyo gihe narasetse wallahi. Iyo nkuru yari itangaje. Wenda tuyugana nko ku musozo, ni iki ushobora kubwira abantu bamaze iminsi batumva inkuru zawe, ushobora kubwira abantu bisanzwe mu buzima nyine, nk'ikihe kintu wababwira muri aka kanya? So ikintu nababwira ni uko Kenny agiye kugaruka as MC, as umunyamakuru. Tugiye kongera dukorane muri entertainment. Icyo nabifuriza no kuzadukurikira kugira ngo ariko munadusapotinga by the way. Wenda mu bantu bo muri RP Tumba bazakubona cyane kuri stage, cyangwa wabivuyemo? Oya, ahubwo turi gutegura ikirori ejo bundi. Turi gutegura ikirori cyo kuzakira navuga new promotion, cyangwa se ino Unitech yaje muri no September. Ubwo n'aba Yawani n'aba BTech muri rusange, ubwo ni Unitech. Ubwo dushaka kuzategura nyine boro yo kubakira ku buryo bizaba bimeze neza. Nagushishikariza kuzakurikira noneho urebe performance papa. Abantu bitege ko ari akahe gashya uzabakorera. Oya, icyo nababwira cyo nuko bizaba ari ibintu byiza cyane, kandi bazabibona nabo bazatubwira nta kibazo. Ubwo nyine abantu barabyumva ku muntu uri hafi azaze, nta muntu ubuhejwe muri RP Tumba College, nta muntu bajye basubiza hanze. Noneho dusoza, wenda turagira ngo ugire bumwe mu butumwa wagenera abantu, yaba badukurikira yaba bagukurikira, kugira ngo bumve yuko nyine bafite ikaze ndetse tukiri kumwe. Nk'uko rero nabivuze, ni byinshi umuntu aba yavuga, ariko icyo navuga nyine ni badushyigikire muri talent zitandukanye. Iyo ufite icyo ugaragaza urakigaragaza, abantu bakakubwira ati urashoboye cyangwa se ntushoboye. Nibadushyigikire rero, natwe tuzabashyigikira. Icyo kudushyigikiraho nta kindi, ni ukureba ibikorwa ku nzira nzima. Pull Up TV nta kibazo, aho ngo bazaba batanze umusanzu kabisa. Mwakoze cyane kudukurikira uyu munsi. Umutumirwa wacu agiye kuba yava hano ku nzira nzima, ariko nimwe mukunda, ejo bundi azagaruka. Nimwe mugomba kuduha ibyo tubashyiriraho nk'abanyarwanda mudukurikirane. Sabro, so thank you kabisa. Nishimiye ko mwatwakiriye ku nzira nzima. Nizere ko n'ubutaha nimudukenera mutazatubura. tuzabahamagara nta kibazo. Sawa.